nta kinanira umutima ushaka, kandi icyo umutima ushaka amata aguranwa itabi. Ni hahandi akababaje umugabo kamurenza impinga. Reka kwigirira icyizere no kudacika intege biyobora intambwe zawe za buri munsi, kuko bizakugeza aho utigeze utekereza ko wanagera. Yego nibyo, uzagira impamvu zirenga ibihumbi zigukubita hasi, ariko izo zose ntacyo zizaba zivuze hejuru y'impamvu imwe gusa rukumbi igutera guhaguruka ukema. Byashoboka ugatera intambwe ukagenda, aho bishoboka ukiruka. Uyu munsi turavuga ku ntambwe 5 zagutera kudacika intege niyo waba uri mu gihe cyo gucika intege. Tubahaye ikaze. Ariko mbere yuko tuvuga kuri izo mpamvu 5, reka tuvuge n'iki. Benshi bajya bibaza impamvu bamwe mu bakora akazi gakomeye usanga harimo abagakunda kabone niyo kaba kagoye, bagakora amasaha y'ikirenga niyo batayahemberwa ariko ntibacike intege. Impamvu nta yindi ni uko bazi intambwe ya mbere ivuga kora wongere ukore. Erega burya umurimo cyangwa akazi runaka ni nk'ubuzima bw'umuntu. Nk'uko bigombera guhumeka buri segonda, umutima ugatera budahagarara, niko bigenda n'akazi kawe iyo ugahaye umwanya kakaba mu bitekerezo byawe. Nikaba kakiri umutwaro ukuvuna, ahubwo kaba karabaye nk'ubuzima, uko umutima utera cyangwa uko uhumeka. Intambwe ya 2 yagufasha kudacika intege. Kirazira kugira intego ntakuka. Benshi bazakubwira ko ari ingenzi kugira intego mu buzima. Nibazaba kubeshye, ariko se iyo ntego nuyigeraho uzahita wiyicarira uterera agati mu ryinyo wumve ko bihagije? Ese utaramutse ugeze ku ntego wihaye uzarekeraho gukora? Bityo kugira ngo ubeho ubuzima buhorana imbaduko, ugomba kugira intego zitagira imipaka. Mu gihe ugeze ku kintu runaka mu mikorere yawe, ujye uhora wumva ko bidahagije, ko hari indi ntambwe watera. Mu gihe ugeze mu gikorwa rwagati, ugomba guhora witeguye gufata amahirwe uhuye nayo kugira ngo uyabyaze intego nshya. Reka dukomeze n'intambwe ya 3 yagufasha kugera ku ntego: guhangana n'inzitizi cyangwa imbogamizi aho kuzihunga. Umuhanga umwe yaravuze, nkunda inkuta ndende duhura nazo mu nzira zituganisha mu ntego z'ubuzima, kuko zitabereho kutubuza cyane kugera ku ntego, ahubwo zibereho kutubaza niba twifuza cyane kugera ku ntego cyangwa ari inzozi gusa. Undi muhanga nawe yavuze ijambo nakunze ryankoze ku mutima: singaya abatsindwa, ngaya abatsindwa batagerageje ngo nuko bikomeye gusa. Ariko reka nkwibarize ikibazo: wigeze ubona akazi cyangwa igikorwa runaka kibura inzitizi cyangwa imbogamizi? Oya, ntacyo. Ariko hari ikintu ukwiye kumenya, ko mu buzima kugira ngo wakire imbogamizi iyo ari yo yose uhuye nayo utayiteganyaga, ni uko ukwiye kumenya ko ntabyera ngo de. Yego nibyo, ntabyera ngo de. Niyo mpamvu ukwiye kwiga kubaho ubuzima bubana n'inzitizi. Na babandi ureba bafite akazi kajyanye n'inzozi zawe, ukumva kandi ukifuza cyane kugakora kuko uba wumva wagakorana umutima ukunze, nabo bafite byinshi bibagora bikabaca intege, ariko bagahangana nabyo kugeza ubabonye kuri bwa busongero cyangwa muri ka gashorishori k'umusozi, bahagaze mu kigero wumva wifuza nawe. Reka dukomeze n'impamvu ya 4 izatuma udacika intege n'ubwo ibiguca intege byo utazabibura. Iga gukora ibyo ukunda. Ntago ari byose wakora ngo nuko ubishoboye, ahubwo ni byinshi wakora kuko bikunze.
uburyo bukomeye bwo kudacika intege ni ugukora cyane ibyo ukunda. Umuntu ukunda filimi ashobora kurara ijoro ryose ari kureba filimi ntananirwe, ariko udakunda filimi niyo yayireba isaha imwe gusa irahagije ngo aba ananiwe. Isaha imwe n'iminota 30 cyangwa iminota 5 gusa birahagije ngo aba ananiwe, ariko ureba filimi ijoro arayikesha rwose, umunsi akawiriza akiri kureba filimi atarananirwa. Si uko gusinzira nijoro atabikeneye, ahubwo icyo umutima ukunda ugikora neza. Ibyo bijyana no gukina umupira, ibyo bikajyana no kubyina n'indi myitozo ngororamubiri yose ikorwa. Iyo uyikora uyikunze, uyikora neza nta kabuza. Rero abahanga bakugira inama ko ibyo uzakora byose utabikunze utazigera ubikora neza. Aho kugira ukore rero ibyo udakunze, ushakishe neza ibyo ukunze, kuko uzabikora neza ku kigero nyacyo ubishakaho, kandi bizaguha umusaruro nyawo ushaka. Mwakoze cyane kuduha umwanya wanyu, ariko ntitwasoza tutavuze ku ntego ya 5 cyangwa ku ntambwe ya 5 izatuma udacika intege, yitwa kwiteganiriza. Bimwe mu bintu byagufasha kudacika intege ni ukumva ko nugenda inyuma hatazasigara ubusa, ahubwo hazasigara izindi mbaraga. Izo mbaraga zisigara inyuma mu gihe wagiye nizo twita kwiteganiriza. Mugire amahirwe masa mu rugamba rw'ubuzima rutoroshye. Amahirwe masa, muzatsinde, ntimuzacika intege, muzagere ku ntego z'ubuzima bwanyu. Nicyo mbifuriza. Imana ibarinde kandi bahaze ibyiza. Ndabakunda cyane.